rwandiko rwabasha kumereza drome burenganzira nkabasha kujya gusana iwacu kuko namenye ko wasenyutse. Hari igihe umwanzi azagasenya alawa sikodri, hari igihe umwanzi azagasenya. Ariko reka nkubwire, nubwo muri urugendo wahura n'abantu bitwa batobiya, nubwo wahura n'abasani barati n'abagashemu, ariko ibyo nibiguca intege. Wumve ko imbere gatoya hari ineza y'Imana, wumve ko alo wumve ko imbere gatoya hari ubundi butabazi bw'Imana. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ndumva shaka kubona Imana, ndumva shaka kubona Imana bitandukanye nuko wayibonye. Ndumva shaka kubona Imana uyu mwaka utararangira. Dore turi ko kanya avanga Imana yacu ikunda ikintu cyitwa icyubahiro. Abati tubanza tuyijyane mu nzu, niba ari na ngombwa tuyishyire ku rutara, niba ari ngombwa isanduku do brebe shinedra tuca bugufi twihana ibyaha. Ngako kanya baca bugufi barabanza baratura. Imana avuga ngo aba bantu baracaka burya by'ukuri. Mu yandi magambo dotayine siregre nkubwire ngo iyo baciye bugufi Imana irabimenya, iyo bacishijwe bugufi Imana iraboneka. Mu yandi magambo ngo bamaze kwihana, ngako kanya do breme ngo Imana itamu rugo kwa Bidodomu, Imana ngo imare gutamu rugo kwa Bidodomu. Ngo amakuru aragendagera ku mugabo witwa Dawidi abazo kubana n'Imana. Ibyo ni bihe byiza byo gusenga. Ibihe byiza byo gusenga bibasha gucinda ubukana bw'umwanzi. Ibihe byiza byo gusenga bikuvuganiraho udafite ijambo. Ibihe byiza byo gusenga bikwicaza muri biro. Ibihe byiza byo gusenga biguhuza na enedro n'abantu. Iyo ufite ibihe byiza byo gusenga amavuta arazamuka. Kandi aya mavuta dostire grere, aya mavuta dekotando, aya mavuta aragushakisha. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubusuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze yacyo. Abumva ikinyarwanda mwese mugubwe neza, Uwiteka Imana bagirire neza. Hanyuma uyu munsi Imana tugirire neza, tubonye umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Nubwa mbere tumwakiriye. Uraho neza? Muraho. Ndashima Imana, umwami Yesu arandinze. Nubwa mbere nakiriye umuntu ari guseka pe. Kukizera bamutugereraga n'umugisha ukomeye. Kubana namwe cyangwa se no kumva ikimana ivugana natwe biciye kuri mwebwe mukaduha ikaze nishimwe rikomeye cyane. Ngaho tambutsa nimero yawe ya telefone. 07 ya WhatsApp 0728388398 cyangwa uvuga gake ya WhatsApp gake 07 cyangwa 0788 Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ngaho jya watwibwira. Nitwa Burindwi Samson, Burindwi ndo wa karindwi. Burindwi Samson, ndi umukozi w'Imana, ndi umupapa wabyaye ariko nta mugore ngira. Nago jya nihangana ko nabyaye. Yaguhaye umwana shimirwa cyane. Iyo kabyara. Hanyuma ukaba uri umukozi w'Imana. Yego. Hanyuma Samsoni nizere ko ugiye gutanyaguza urwasa ya rw'intare. Reka tuguhe umwanya wadusenga Imana. Imana y'imbabazi, Imana zomene grere shando my grande mafoke de mangozo mene kire de shando my grai bin hedima. Mbaraga z'Imana, gukora kw'Imana doge masisi egrere. Duhamagaye ukwera kwawe kugira ngo kuboneke. Mwami uri Imana yacu bwite, Imana y'inzobe n'ibikare bagufi n'abarebera batagira shinge na rugero yo mu mujyi no mu cyaro, yo mu Rwanda no hanze y'igihugu. Turaguhamagaye ngo bane natwe muri iki kiganiro, ubutatu bwera buze bubane natwe data wa twese. Reka mwami Yesu tuburuboneke nk'Imana, tuwe mikoro urangurure kuko mwami Yesu hari abantu benshi bakeneye kubona ineza yawe. Mwami manuka ubane natwe nyiringabo muri iki kiganiro wakoze. Amena amen. Amena. Urakoze cyane. Reka rero ntabwo ngikunda kubaza abantu ibintu byinshi, ahubwo nakira umuntu ubundi no nkamuhereza umwanya agateta agakora akavugira uwamutumye kuza kuvuga.
reka tukwakire. Murakoze cyane kunyakira, hanyuma tubane mu ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane uyu munsi turaza gufashwa n'umuririmbyi tuza kuganiraho wa 385 uvuga ngo murinzi we menyesha igihe. Iyi ni indirimbo ku bantu bakunda indirimbo z'igitabo cyangwa se n'abazikundaga bakabyibagirwa. Ni indirimbo irimwe mu ndirimbo abantu b'Imana bajyaga basubiramo baririmba amavuta y'Imana akamanuka. Haleluya. Kubera ko namaze kumenya yuko iyo abantu bari mu bihe byiza byo gusenga, ibihe byiza byo gusenga bijya bitsinda ubukana bw'umwanzi. Umuririmbyi niko yabivuze, yaravuze ngo ibihe byiza byo gusenga binarura mu magarara bikanjyana bikasangirishaho datari kugira ngo muganyire ibyo nye byose. Mu yandi magambo, ibihe byiza byo gusenga bijya bibasha kubesha umuntu mu mujyi wa Kigali n'akazi afite. Ibyo ni ibihe byiza byo gusenga. Ibihe byiza byo gusenga bijya bibasha kuterura umuntu bikamuvana mu gihugu cy'u Rwanda bikamwuriza indege. Ibyo ni ibihe byiza byo gusenga. Ibihe byiza byo gusenga bijya bituma abana bawe biga nerazo brime tasima idra nta gihe wari ufite icyo kuba wabona minerivare, ariko ibihe byiza byo gusenga bikabasha kubana nawe, bikabasha kuba mu ruhande rwawe. Ibyo ni ibihe byo gusenga. Aleluya, aleluya. Ibi bihe byiza byo gusenga bituma umukobwa bavuze ko atazashaka yambara agatimba mu izina rya Yesu. Ibyo ni ibihe byiza byo gusenga. Ibihe byiza byo gusenga bijya bituma ucuruza abarozi barogeye, Imana ikabana nawe kuko wamaze kwisingikiriza muri sorasi y'ijuru. Ibyo ni ibihe byiza byo gusenga. Kandi nibutsa abadukurikiranye, gusenga ni amaboko asingira bitagaragara. Haleluya. Gusenga dobe sitra, aho imiryango itagera uhatuma isengesho, aho abakomeye batagera uhatuma isengesho, kubera ko imbaraga zo gusenga ziherutse gufata umugabo Dobreme Shainedra. Petero ari muri gereza, izi mbaraga zo gusenga zimukura muri gereza. Abera baza kugira umuhate wo haleluya, baza kugira umwete wo gusenga, ariko Imana yumva amasengesho y'abera. Haleluya. Iyo aya masengesho y'abera kugira ngo amenyekane imbere y'Imana, icyambere na mbere urabanza ukihana, ugaca bugufiya, ukemera intege nkeya, ukemera ibyo wanyuzemo, ukavuga ngo Mana ya Isirayeli, Isaka na Yakobo, ndi umunyabyaha dobene sasoma. Ukamera nk'umugabo witwa Enedrase, witwa Yobu. Uyu nguyu ngo aciye bugufi imbere y'Imana, yamara guca bugufi agatakira Imana, Imana ikumva amasengesho. Haleluya. Imbaraga Rezeve kotribe sese mangarazadra. Imana ishimwe edra. Mugabo eresobri enegre. Hari n'undi mugabo Bibiri tubwira uwitwa Enoke. Enoke ngo yabaye imbere y'Imana, akajya agenda dosayini. Uyu Enoke ngo akajya agenda yitunganya avuga ngo birashoboka ko n'urubyaro rwanjye rwaba rwacumuye. Akavuga ngari kakakanya, Mana ya Isaka na Yakobo, ndashaka kunyeza manda ya Siredre. Imana ireba umutima w'uyu mugabo, imujyana mu ijuru adapfuye. Niwe mugabo na Eliya bagiyeyo badapfuye. Izo ni imbaraga zo kubana n'Imana. Ibyo ni ibihe byiza byo gusenga. Ibihe byiza byo gusenga bibasha gucinda ubukana bw'umwanzi. Ibihe byiza byo gusenga bikuvuganiraho udafite ijambo. Ibihe byiza byo gusenga bikwicaza muri biro. Ibihe byiza byo gusenga biguhuza na Enedro, biguhuza Enedro n'abantu. Iyo ufite ibihe byiza byo gusenga, amavuta arazamuka. Kandi aya mavuta dostire grere, aya mavuta dekotando, aya mavuta aragushakisha, aya mavuta kuzanira abantu, aya mavuta Dobreme ajya abasha kukuvuganira. Aya mavuta mvuga aherutse kuvugana ubwo witwa Dawidi ari mu ishyamba, bene se baramwibagiwe na se wamubyaye yaramwibagiwe, ariko amavuta yitwa gusenga ajya abasha kumuvuganira. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Icyamukibuka ibihe, icyamadoro sikere dry. Nibutse umugabo witwa Abidodomu. Abidodomu ngo yu eredorome sire grere. Uyu mugabo witwa Abidodomu, Bibiri yivuze iki? Irambwira ngo Abidodomu ngo ubwo bafataga isanduku ye, iyi sanduku yari imaze kwica umugabo witwa Eredra, witwa Uriya niba ari Uriya. Imana ihimbazwe. Ngo nuko Dawidi yarakuye isanduku ye y'isezerano mu rembo rwa Dawidi, ngo ayigejeje mu nzira, ngo arabyina aratara akayibuka ahantu Imana yamukuye mu ishyamba.
ngo ariko ngo umugore arangije aramuseka mbere yuko bajya kugera mu rugo ngo nuko Enedrase uwitwa Uza ngo yarambuye ikiganza agiye kuramira iyi sanduku ako kanya ngo imutsinda aho nga Imana avuga ngo ndi Imana iterwanirirwa ngwibutse ko Imana yacu idatiza ingabo Imana yacu irihagije yageze Kodeshayinedro hari umugabo yagezeho imaze kugera ku mugabo wari wanze kurekura Abisiraheli irangije ikoresha ibibugu irangiza ikoresha inda irangije ikoresha ibikeri Imana yacu ifite ingabo Imana aleluya Imana ishimwe Imana ishimwe yo tugiye kuvuga Imana neza Imana ishimwe Rabe satrabe ngozome dukeneye kubona ineza y'Imana icyama wa mukobwa we ukongera kwibuka ubushuti wagiranaga na Kristo icyama wa mubyeyi we ukongera kugira ubukristo bundi bushya muri wowe muririmbye aravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge ati narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye mu yandi magambo Enedro iyo ufite Imana ibihimbano by'umwuka biraza iyo ufite Imana amavuta aramanuka iyo ufite Imana niyo ugenda birakubera aleluya Imana ishimwe uyu mugabo Bibiliya iratubwiye ngo nuko ngo Dorome amaze kudesayima kwibuka Imana yamukuye arataraka Dawidi arabyina dopere ariko mbere yaho aravuga ngo iyi sanduku ni muyijyane ku mugabo witwa Bidodomu ngo bari bashatse aho bayijyana babura aho bayishyira mu yandi magambo hari abashatse kugusunikira ikibazo bazi ko kikwica basanga Imana ahagaze ku kibazo cyawe aho hantu ntago wari buhapfire kuko Kristo yari yamaze kuhatera intambwe ngo nuko iyi sanduku umugore amare gusohoka mu gitondo cya kare ngo hageze abwira umugabo ati noneho sanze isanduku hanze mu yandi magambo umugore ntiyari kumenya amateka y'isanduku kubera ko iyi sanduku yararabagiranaga iyi sanduku ngo Eredo Breme Herima iyi sanduku ntabwo ari kumenya kubera mu yandi magambo ushobora kwicwa n'inzara baguha ibiryo wanaryo ukashobora kwicwa n'ibyo biryo kubera ko uzahara ushobora kugira amafaranga ukagira ubukene baguha amafaranga menshi ukavangirwa no kuyabara bikakunanira ariko uyu mugore Bibiliya irambwira ngo nuko ngo igihe kigeze yinjira mu hanze ngo mu nzu ngabwira umugati ngo inurebe mugabo asohotse aravuga ati isanduku ndayizi abati iyi sanduku nimwe Mose yarafite we abati iyi sanduku ni y'Abisirayeli bambukanye ngo nuko ako kanya aravuga ngo Imana yacu ikunda ikintu cyitwa icyubahiro abati tubanze tuyijyane mu nzu niba ari na ngombwa tuyishyire ku rutara niba ari ngombwa isanduku Dobrebe Shayinedra tuce bugufi twihana ibyaha ngako kanya baca bugufi barabanza baratura none avuga ngo aba bantu baracaka burya by'ukuri mu yandi magambo dotayine siregre nkubwire ngo iyo baciye bugufi Imana irabimenya iyo bacishijwe bugufi Imana iraboneka mu yandi magambo ngo bamaze kwihana ngako kanya Dobreme ngo Imana itamu rugo kwa Bidodomu Imana ngo imare gutamu rugo kwa Bidodomu ngo amakuru aragendagera ku mugabo witwa Dawidi abatuye Bidodomu aragukiranye mu mezi 3 Imana yari ikoze igitangaza Uzana ijambo rikubwira ngo gutabara kw'Imana ntabwo bitwara imyaka mu masegonda Imana yarema mu munsi Imana yarema mu myaka Imana yarema nkubwire ngo igihe cy'Imana yo cyageze nubwo isaha nibwo haba atarimo ibuye iyi saha rushinge rwagenda kuko igihe cy'Imana cyageze haleluya icyamukongera ukabona Imana ngo nuko Enedrase ngo iyi nkuru imaze kugera ku mugabo witwa Dawidi ngo nuko Dobene Sando Migraine ngo nuko Dawidi abwira abagaragara bwati ni muze tujye kugarura isanduku y'Imana mu rurembo kwa Dawidi ngo ariko ngo Dobrene he ngo bamare kugera mu nzira uyu Uza ngo nibwo yarambuye ikiganza agiye kuramira iyi sanduku Imana avuga ngo ndi Imana itegirwanirirwa ako kanya ngo Imana imutsindaho Dawidi agira ubwoba nibwo yatangiye kujyana iyo sanduku kwa Bidodomu mu yandi magambo Dawidi ngo bamaze kujya kuyigarura ngo bagere mu nzira arabyina arataraka ari hagati kugera mu rugo rwe Dorome ngo mwiteruragwa umugore ngaramuseka aragira ngo reka nambira Imana yaciye soko ngo na Sawuli kanyimika Imana himbazwe ngicyo yatuye hita kibuhanuzi ku mugore ako kanya ngo niyongeye kubyara ukundi bibiranike tubwira Imana idufashe taya bore siregraye Imana yacu ishimwe
icyama uyu munsi wa none eredrome heri ukongera gusubirana ibihe icyama uyu munsi wa none iyo umuntu yamaze kugwa muri we yumva ko nta muhanuzi ukiriho iyo umuntu yamaze kugwa muri iyi minsi yumva ko nta batambyi bakiriho iyo umuntu yamaze kugwa arikuza mu buryo bwo kuvuga ko adakeneye amavuta y'abandi bashumba mubwira ko nta muntu wigira mbere y'umuntu harundi uyu munsi uranyene nanjye ndagukeneye bivuga ngo mu yandi magambo uri igisubizo cyanjye nanjye ndi icyawe nemoti enegra umutwe utariho amaguru nacyo yabamaze amaboko ariho enegra igihimba kitariho nacyo cyaba kimaze mu yandi magambo buri muntu wese akeneye undi ndagira ngo tuze tuvuge Imana neza iyi Imana wayivuze neza irakuvuganira iyi Imana wayivuze neza irakwambika iyi Imana wayivuze neza rezove ke tribunal icyama uyu munsi iri jambo rikagusanga ku burwayi umazanye igihe rikaguhagurutsa mu gitondo nakomeje gufatwa n'ijambo babiri Petero na Yohana ngo bageze ku irembo ryitwa ryiza bahasanga umurwayi wari uhabaze igihe bamurebye baramwitegereza baravuga ati uyu mugabo tumuhaye amafaranga yayarya karangira baravuga ati uyu mugabo tumuhaye ibiryo yabirya bikarangira baramubwira ngo mugabo haguruka wikorera uburiri bwawe utahe ako kanyu wari waramugaye ako kanyu wari urwaye yongera kuba muzima mu yandi magambo nanjye nkuzana ijambo rikubwira ngo ku kibazo cyawe umaranye igihe ku burwayi bwawe umaranye igihe Drome Shinegra abaganga bavuze ngo nibishoboka aho ni Imana iza gukora ndashaka kukwibutsa iki kintu icyo ushoboye gukora Imana niyamanuka Imana ikora icyananiye abantu Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza rebo setribeneri Imana idufashe cyane yewe wa mukobwa we yewe wa mubyeyi we ndagira ngo bane nanjye mu ijambo ry'Imana ndagira ngo dobere shire drase nkuzana ijambo ry'ihumure ikubwira ngo Yesu agufite umugambi nkuzana ijambo ry'ihumure ikubwira ngo nubwo abantu bagutaye Yesu ntago yagutaye nkuzaniye ijambo ry'ihumure ikubwira ngo dobesikedrai niwigirire nabi ahubwo wumve ngo Imana kumwe nawe kandi Imana ntago yagutaye. Haleluya. Hari igihe kigeraho umuntu akagwa agasubira inyuma ukicira urubanza kumva ko Imana itakubabarira Imana ni nyembabazi Imana ni umubyeyi abavuze ngo irakwica abavuze ngo uzarimbuka ndaguhanurira ngo niwakira ubuzima ndaguhanurira ngo niwakira ubugingo mbibutsa abantu babwire ngo ubugingo ni ikinege heneta ya binekene iri juru tubabwira ijuru ntago ari ivangamutungo ijuru ni iry'Imana n'abantu bayo ijuru naryo bemeye Imana reka nkubwira abantu bavuga ko bashaka kuvuga ko warimbuka Imana ikavuga ngo uzabona ubugingo Imana ikavuga ngo uri umwana w'ubugingo kubera ko Imana nireba nk'uko abantu bareba. Haleluya. Kandi iyi Imana ntago yumva amabwire hetastamayidro iyi Imana yumva amabwire batuvuza amagambo menshi iyi Imana ntago yumva amabwire rero atahigeme sika iyi enegrore shinedra abantu baguca Imana enedro ikakuzana mu rugo nasomye ijambo drome Imana ari umugabo erutse kugira ngo nagusanze wigaragura mwivata ndangije ndakubwira ngo baho reka nkubwire dotayinegere nawe ivata umazemo igihe ibigerageza umazemo igihe Imana ishimwe ntazi iminsi mbwira abantu ko n'agahinda kagasirimu kabaho agahinda kose kitwa agahinda akagahinda wakambariraho ikote akagahinda wagashyiraho baze akagahinda wakambariraho ipantaro nzima wakambariraho congo wakagenda mu modoka abantu bakubona bakagira ngo drome warashubijwe kandi uri kugendurira kandi ubwire ngo ahari kurira kwahinduka umunezero bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndafashijwe cyane ndumva nongeye kunezererwa ndumva nongeye gukunda Imana ndumva nongeye kumva Imana enedra hari abantu twari turi kumwe mu kanya twibukiranyije indirimbo twibuka indirimbo abantu bajyaga baririmba mu gicuku cy'ijoro saa 8 z'ijoro saa 9 Imana ikamanuka ikavugana n'abantu b'Imana Imana ikavuga ikandika amandiko ariko dobere kiredrome reka mbabwire Imana ishimwe mugabo witwa Nehemiya niwe wavuze ijambo rikomeye abwira umwami arabwira ngo namaze kumenya amakuru yiwa yuko dobere kiredra hamaze kuba amatongo ababwira ngo ndashaka urwandiko rwabasha kumereza drome burenganzira nkabasha kujya gusana iwacu kuko namenye ko wasenyutse. Hari igihe umwanzi azagasenya ha alawa sikodri hari igihe umwanzi azagasenya ariko reka nkubwire nubwo muri urugendo wahura n'abantu bitwa batobiya nubwo wahura n'abasani baratina bagashemu ariko ibyo nibiguca intege wumve ko imbere gatoya hari neza y'Imana wumve ko alo wumve ko imbere gatoya hari ubundi butabazi bw'Imana. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza ndumva ashaka kubona Imana
ndumva ashaka kubona Imana bitandukanye nuko wayibonye. Ndumva ashaka kubona Imana uyu mwaka utararangira. Dore turi mu kwezi kwa 10. Imana ihimbazwe cyane. Ku itariki 15 byibuze ukarangiza uyu mwaka ibintu bya bitari bifungutse bigafunguka. Ukavuga ngo burya nongeye kubona Imana bundi bushya. Kandi reka nkubwire, abashaka n'Imana umwete barayibona. Abantu bashaka Imana umwete bajya babasha kuyibona. Imana ihimbazwe cyane. Reka nkwinginge cyane mama, reka nkwinginge mukobwa, wongere wizere Imana. Reka nkwinginge cyane, wongere ubone ko Imana itagutaye. Wavugaga ko Imana yagutaye, ariko nakubwiye ngo ntago Imana yagutaye, ahubwo Imana iracyagufite umugambi. Twatangiye Dobreme tugiye gusenga Imana, ariko Negere ahanga no muririmbyi wa 385 uvuga ngo murinzi wemenyesha igihe, avuga ngo mbese wacu ni muhero, avuga ngo ati joro ryijimye cyane buraca hanyuma, avuga ngo nukarire ukomeze nurorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo. Imana ihimbazwe. Kabiri aravuga ngo murwanyi we cyo mbwira nawe Imana ihimba, avuga ngo asubiza yitati urugamba dore ruzashira. Mu yandi magambo guma mu ntambara. Umukirisito wese aba mu ntambara. Onetasimetro kubura umushumba ntago bize kutaba mu ntambara. Kubura umuhanuzi ntago byakuraho kodorome iyigereza utayijyamo cyangwa ugahura n'izindi ngorane, ahubwo do bene kire dosika ya minega. Ndumva nongeye kunezerwa. Arabaza agera ku kintu cyitwa drone. Arajya bango ndereka mbaza, arabango adacyabaza ibyaremwe, yinjira mu byaremwe. Aravuga ngo reka mbaza ibyaremwe byose. Abango bisubiza bigira biti iyi si yacu iza gushira hazindi horaho. Abango umenye ibyo byose Imana ihimba. Hereze bone kire draye. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe. Ngo kandi ibyaremwe uko bingana byiteza imanda ye. Ese wa mukobwa yiteza imanda y'Umwami Yesu, witeza ko Yesu azagaruka. Nubwo Enedras twagiye twumva ngo imerukiza, ariko uyu munsi nahawe ejo naguze uko bizagenda. Mu yandi magambo Enedras nijya cyo kwita ku iherezo ry'umuntu. Ita ku iherezo ryawe, Imana igufiteho umugambi. Haleluya. Reka nkubwire, ubuzima budafite Imana ntacyo bumaze, ubuzima budafite Yesu ntacyo bumaze. Reka nkubwire ngo Dobreme shine dry. Ni wicare wisuzume, urebe icyatuma Imana itakwishimira, urebe icyatuma Imana itagaruka, urebe igituma udasubizwa. Hari abantu bacu dusengera wamuhanurira ikintu akajya mu bapfumu kureba yuko bihuye. Ibi bintu ntago Imana ibishaka. Ibi bintu Dobene kire dry byatera Imana kubicedetse, Imana ikareka no kuvugana n'abantu kubera ko abantu babaye bapingaye. Eneta ya sika ya dry. Hari dayimoni yitwa bwenge bw'isi yamaze kwinjira ku bantu. Iyi dayimoni drase ari n'umudayimoni witwa Kiroso. Uyu mudayimoni ashinzwe guhanagura. Wakumva ijambo ry'Imana nk'iri, aka kanya rikabarira guhanaguye, ntuzongere kwibuka ko Imana yavuganye nawe. Ariko reka nkubwire ngo drone ni wishimirwa n'Uwiteka. Kandi aravuze ngo twishime mu mutima yacu kuko imuhira ari hafi. Duhumure tuzaruhuka tutakibabara, nukarire tuzabana, ibyago bizashiraho. Ituzabura y'amahoro kwa Yesu mu ijuru. Reka nkubwire ngo kwa Yesu ni wari amahoro. Naga amafaranga ufite kuri kote yaguha amahoro, nago onekeye dry. Kuba warabyaye abana benshi nago byaguha amahoro, ko ufite umugabo n'ibyaguha amahoro, ahubwo kwa Yesu gusa ni wonyine hari amahoro. Reka nkubwire ngo kunda Yesu. Yesu yaravuze muri komera, aravuga ngo nkunda bankunda, aravuga ngo Enegere Yohana 3:13 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntago ari umwadeperi, ntago ari uwo muri Zayoni, ntago ari umugaturika, ahubwo ni uw'umwizera wese. Niba wizeye Yesu, niyo waba ari umudezami, niyo waba ari umusilamu, niyo waba ari mu icacu runaka, nkubwira ngo kuko wamwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ubugingo urabufite. Kubona Yesu n'ubutwari, kubona Yesu egere nicyo kintu kiremereye cyane Imana idushakaho. Tugiye gusenga Imana, Imana iguha umugisha. Mu yandi magambo nuterwa mu rugo rw'Imana, mu yandi magambo data gusure cyane kurenza uko Enegere Imana uyibona bitandukanye nuko wayibonaga, kandi data kureba icyoroshye. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. N'umuhanuzi w'Imana uri kumwe na Samson, nta bintu byinshi ufite byo kuvuga. Mu yandi magambo intumwa nitinda hitumwe,
isoza ubutumwa bw'itumye igatambuka ikagenda. Rero Yesu agumugisha. Reka dusenge. Uri Imana yacu bwite, uri Imana y'inzobe n'ibikara, uri Imana itabura uko igenze, ntabwo ujya uvuga amasigara cyicaro, uri Imana ya kure na bugufiye, uri Imana the silent line, wimura imisozi itabimenye, warangiza ukayubikana uburakari. Mu yandi magambo, ntutinde ku bakobwa, abakobwa ni migraine, turabasengeye mu mbaraga z'umwuka, abateretswe bigapfa nibongere bateretswe bikundi, abadoye ni migraine, abize bakabura akazi nibongere bahabwa akazi, abacatse ibyangombwa bikanga, yaba ibizana bamwe mu miryango yabo n'ababuriza indege bakuye mu Rwanda, ndavuze ngo nibahabwe umugisha. Sengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyarwanda n'abasengeye, wongera usuka umwuka wera, wongera usuka amavuta, wongera ugarura ibwami bwawe bukomeze buze. Ndafashijwe bwa kabiri, Mana utugirire neza, kubera ko de Benegrere twamaze kumenya ubwisingizi ko buri mu Mana, twamaze kumenya ko kwa Yesu ari amahoro. Turavuze ngo ubwami bw'Imana ni butegeke, bana natwe Kristo wabambwe, icyubahiro ni icya Mesiya, mwirengeze ubugingo, uduhe ibihe bishya, uduhe ibihe byiza, tubashe gutunga imitima y'ubwenge. Mwami turi kumwe n'icakura nyinshi, turi mu gihe cy'icuraburindi. Ijambo rirambwira Matayo 25:6, avuga ngo mu gicuku nijoro haburusha kubwisa, avuga ngo dore umukoraje. Mana uturinde mwami, uturinde kurangara, uturinde mwami, kuko amavuta turayakeneye, aya mavuta turayakeneye, abahanuzi barayakeneye, abahanuzi bayafite ntago bakwivanga, abashumba bayafite bazirikana inama. Aya mavuta mwami dukeneye kongera kuvoma ibivomesho bishya mwami, tugatunga amavuta azadutambutsa mu myaka igiye kuza, tukaba abagabo mwami, tukaba Benegrere, abagore bakaba abagore, abakobwa bakaba abakobwa mwami. Turinde imbaraga z'umwijima zamaze kwataka abera, mu izina rya Yesu. Icyubahiro ni cyawe, urakoze Mesiya. Amen, amen, amen. Ndafashijwe. Mana ishimwe. Reka tugushimire. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhereza umugisha, ikugirire neza, kandi ndizera ko tuzabana igihe icyo ari cyo cyose tukavuga towazala ema. Mana ishimwe. Yesu agwa umugisha mwinshi. Urakoze. Murakoze. Amen. Asante.